akazi gusa ikintu nakubwira cyo ngiye uriya mwana wawe kabisa ugeragereze nyine nk'umubyeyi urabizi uri umubyeyi wacu uriya mwana ndamukunda kuva kera tukiri abana niwe watureze urabizi ndakumva cyane nyuma y'uko mu rugo bitabye Imana urabizi ukuntu bimeze ariko gerageza n'ukuri umfashe pe sibyo rega Tony nanjye byamfasha byanshimisha ntabwo nshaka ko umukobwa wanjye yazabana n'undi muntu uturutse kantarange tutazi ibyabo umuryango tutazi ibyawo ayo ngayo ni $1,000 kirengaho igihumbi $1,000 aya mafaranga yabike aya ngaya nayo kugira ngo wereke ko si ikiguzi gusa nayo kugira ngo nyine ngushimire ibyura kuba warabyaye umwana mwiza nk'uriya aka ni agafanta ko kugira ngo nyine nawe wumve ko uterwa ishema n'umwana ufite gusa nanone ngusaba kugira ngo uze kumfasha no kuruganiriza Ivy nta kibazo Ivy ndamukunda ntumbwirire so rero ngiye reka njye mu kazi ubwo ngubwo nyine uraza kujya umbwira ko nemeze uraza kuma update nta kibazo Tony kandi umunsi mwiza rero ugira umugisha rwose ugena n'umugisha w'Imana urakoze cyane akaso byari ngombwa ko amafaranga ngara none se kamubaza ikibazo kimwe ayo ngayo ni nkuko nawe ikira tukirabona agiye kutugurira agafanta akavuga ati njye kunywa agafanta ako nta gafanta ntabwo ari kuvuga ngo nta gafanta no kuba iminsi twari tumaze narandi hanze tutabonana n'ibiki ni muri urwo rwego ntugire impungenge rero nanjye ngiye kubishyiraho birambikaho umutima bishyiraho ubwenge uraza kwishima rwose sinshaka nicyo kintu nyine nirwa nsaba Imana sinshaka ko Ivy ahungabanya amarangamutima yawe sibyo nakoze cyane sawa umukwe n'uyu nguyu aho reke zirangegera ingetura zitagira n'inzara zo kwishima oya gatsubiremo neza rimwe harya iri ni 100 aya ni 200 aya ni 300 400 500 600 700 900 Tony nta wundi ukwiye umukobwa wanjye ni wowe barakizirangegera z'inkirabuheri zitagera n'inzara zo kwishima ariko reka nsi ndamugushyingira ko kabi nakeza yabyemere yabyanga niwe mukwe nkeneye sare ni gitangaza $1. Mama Ivy gire no ubwire ese ugiye mu biki ibyo rimo se gikugije bagwerekeza wa musore Tony sikomeza mu byatesheje umutwe n'ibiki oya nta kibazo anya bari cyubana gusa icyo nari nguhamagariye uriya musore yakunze umukobwa wacu Ivy yaramukunze buriya dutindanye hanze aribyo turimo kuganira ariko arabizi ko yifata mukunda we arabizi ububwe abimubwiye ko yifata mukunda we ariko ikintu cyoroshye ifise umwana wacu ubu tufatanyije igihe nawe tukamubwira none yatunanira ngaho mke nibyo mubwira nyine ubwo rero arifuza yuko bakora ubukwe byihuse kubera ko arashaka gusubira hehe yaba iyo ngiye bwota amasimbi za Canada ubwo rero nagira ngo tubimufashemo
hanyuma ubukwe bwabo buzihute azasubire mu mirimo ye hariya niba afite akazi niba akora mariage basigare nanga ashaka ibyangombwa kurya azagenda amusangayo barabivuganye bo nayo barabivuganye baraganira ariko sinzi Ivy uko arabizi akaba bari gutegura ubukwe Ivy ntanabimbwira se nka nyina reka tumuhamagare Ivy twumve Ivy ngwino hano kingo hano harangaza mugani mwe musohokanye wari waryamye se icyarane rwa mama wa hara tuvuganye ngo ufite ubukwe ndifite ubukwe nta profit Ivy nigihe ruguhamagaye Tony ngira ngo muraganira kandi icyifuzo cyo urakizi yamaze kukubwira ko agukunda kandi yifuza ko mwakubaka urugo kabana nk'umugore n'umugabo mukabyara hungu n'abakobwa tukabahemba tukagira guti ubwo rero nicyo gitumye guhamagara ndi kumwe na nyoko ndashaka rero ko icyifuzo cyo tukimufashamo ibiki bidakunda se dore ashigaje iminsi mike kugira ngo asubire mu kazi ke muri Canada mama ukumva papa nayo kuvuga urumva ibyo nawe bibaho akusuba yambwiye ko bizi nta kintu nzi pe nanjye nkubiseho gutya ndamubwira ko bitakunda kandi nk'uko si byakusi papa binura komeje ibiki bitakunda se mama ngiye papa muvugisha rwose ibyo ntabyo nshaka mama ivi kitakunda ni iki uriya musore uramuzi bitumuzi ari mutoya ntibabyirukanye n'uyu mukobwa bakigana n'amashuri hano yabanza mu cyaro hano iwacu ndetse ngo bakajyana no muri za secondaire uriya mwana ntiyajyagaza akabaha ngaha uyu nguyu nawe bakajya baba ba Ivy na murumuna we aho utazi uriya musore ni hakushira ibyo ntabwo bivuze ko bagomba kubana niba bariganye niba barabanye niba barigeze ntabwo ibyo byemeza ko umwana niba atamukunda ngo bagomba kubana ese undi uriya muhungu we nta wundi mukobwa wundi yashakana nawe niba nta n'abandi afite iyo yagiye uretse ko ibyo nta nubwo bindi nareke nashaka ntaba bafite ariko niba umwana amubwira ko atamukunda kandi akaba atubwira ko atamukunda niki ubu tuvugana kiri gutuma rekera ngaho nawe ntunufatanye n'uyu mukobwa niki kiri gutuma ushingira umwana umuntu adakunda kimbwire hagata tubana muri urugo turi mburyo uretse Kevin udahari sheri mbabarira unsobanurire ikintu kiri icyo adakunda ni iki icyo adakunda ni gutuma ushingira umwana umuntu adakunda ariko mama Ivy ngira ngo nawe uri muri mushyigikira uretse kwita projet ndi mwana ndabizi ngo ni projet ese kumbi ni projet wamwumvishije mami none se umushinga w'ubukwe mami ngo ni projet ngo y'ubukwe projet okay ni projet nabyo nshaka ni izina rya Yesu sinshaka no kubyumva Ivy rwose ya papa ndetse mva mubwire nuri umwana wanjye ariko ibyo ntabwo turi kubyumva nta nubwo byakora iyo mitekerereze ndashaka kuyisijyana muri sawa sinzongere kwicara nawe utekereza ibintu bimeze gutyo jya wumva icyo tukubwira kandi nawe umfashe kumwumvisha papa buriya yabaye iki papa kuri kumva ibintu ari kuvuga ntabyo nakwemera murabizi ntabyo nakwemera ngo nimbane n'umuntu from nawe ngo ba ngo noneho ngo ni na projet si bikiri ubukwe si bikiri urukundo byabaye projet kandi murabizi ntabwo izo muhungu nakubwiye ngo ndase umuzi twikundanira mu mahoro ni hano ngo undi muntu ntazi umbabarira papa ugenda umwumvisha ntabwo byakunda kandi nanjye ubizi sinkunda ibintu byo kuza nisuranuramo cyane ntabyo nshaka ntabwo bikunda ariko Ivy buriya wakumvira papa wawe ntabwo nta muhungu ntabwo anjyamo ubwo nyine nkubwire papa wawe aragukunda ntubizi ko papa agukunda ntiwemera ko papa agukunda niba papa wagukura ntabwo yakwifuriza ikibi buriya arabibona nk'umubyeyi akavuga ati umwana wanjye hariya niho azagira umutekano niho azishima nta mpamvu rero yo gusuzugura papa wawe mama ntabwo nakwishima kandi Ivy nusuzugura papa wawe uratuma twese muri inzu tubigenderamo
ngiye ku ubundi nama kuki agira amahane banza umva inama yanjye nka mama wawe ku nama yanjye reka papa wawe tumuharire ibi bintu kandi nawe umwumvire nuko atari wowe. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. bro bimeze bite nagutendeje ariko big brother. mbabarira. nawe nambutse yaje mu muhanda ntabwo byari bimeze fresh kabisa none nanjye meze fresh usanzwe ubu ngubu nari nzi kwitegura ngiye ariko ubuje yaturaza gutandukana sa bro nyine urumva nawe nambutse yaje nyinshi mu nzira ariko mahirwe nuko mageze nyine wenda sinzi no magereye igihe bimeze bite nice nabi kabisa naye nemaze kuvugana n'umushoferi yarambwiye ko yamari bagejeje majerwa ubwo rusanzwe ndimo nkaraba nitegura nyine ngiye kujyayo tu ako ubuje yaturaza gutandukana nabi sawa cyane ubwo ngubwo ndumva rero gahunda ariyo nyine wawe kwitunganya vuba wenda nanjye nkareba ku ngira ase province ndabura ubundi wagwane byagenze bite ko mbona nazo kurumeza cyane abasaza kigufata nka gentleman shaba byoroye ko nasanze cyaranyibagiwe none ahubwo kikanguba nka zeru nkaho nyine nkaho tutaziranye tese kandi asubira nyamubwire ubwo nari nyagera nahuye n'umwana ndakubwira yamubwiye nka zeru gusa uragira bro Ivory yanze se bwo niwe waba yakuze ibyo bintu man ntabwo byumvikana kabisa n'amafaranga yose dufite subwe yahera gukatira nanjye sinza ivi kabisa ikibazo afite ariko nyine nuko nanjye nabibonye biratangaje kabisa nose basuretse uretse Ivy ababyeyi bewe byibuze ubona bakumva ababyeyi bo baranyumva ababyeyi be n'ubu kuva kera mana ababyeyi bo barashyigikiye yaba papa we mama we nyine ababyeyi babihaye umugisha urebye ariko ikibazo nyine kiracyara Ivy sinzi nyine sindamusobanukirwa umva nibwo nyiza sindamusobanukirwa kabisa sindamenya nyine gahunda afite nose kubona ari bakugora cyane man ibuka baba baby twahuraga za Dubai cyane byose bifite biri kuri Bresa danje none uri muri rukanga nyuma ya Ivy man ushatse abanamwihorera wapi ibuka igihe tujya Lagos uribuka baba baby twamaranye ukwezi kose Ivy ntabwo namureka man Ivy urabizi Ivy twarakuranye Ivy twarareranywe Ivy nyine Ivy tuziranye igihe kinini tuziranyeho byinshi Ivy kandi none kirenze kuri Ivy ndamukunda nyine ku rwego utakumva so nta wundi mukobwa numva ngiye wapi kabisa bro dore kakana none mwahuriye mu Buhinde kamwe turi ideri mu Buhinde kamwe mwari muri kumwe karakana kari kagukunze akana k'akadespro gafite n'amafaranga mana panura ibyo bya diaspora bireke man bya diaspora bireke igihe cy'icyo cyambere ikintu cyambere ngomba gukora no kurwanira urukundo rwanjye na Ivy man icyo kintu cyambere kindaje inshinga bya diaspora byore nabo nshaka iyo nzi ko mbashaka naguma naravuye Yesu urumva rero ngewe muri aka kanya nta kindi na Ivy nta wundi kabisa nose ubundi uretse guca ku ruhande ubundi Ivy si aba afite akandi gatipe kamuteta ku ruhande ibyo ntabyo nzi ntabwo mbizi niba bafite akandi gasore kamuteta ibyo ngibyo ntabwo nzi gusa niyo kaba gahari ngewe nta muntu cyangwa ikintu cyangwa iki cyari cyo cyose kigomba kwitambika mu rukundo rwanjye na Ivy ngomba kurwanira urukundo rwanjye na Ivy man ko byagenda kose nyine Ivy tugomba gukundana kuvuga ngo wowe na bizansaba cyari cyo cyose Ivy tugomba gukundana kuvuga ngo wowe nawe paka yowana ni mireri na mireri bro kangureke man itegure tujye kureba zira amari hakiri kare n'amasaha ari kugenda ariko nuko bimeze nyine nta ariko ngiteguye tugenda ariko man ushatse waramwihorera man wose ushatse wamureka tukishakira ibiceri kabisa kwaka abana biza bo barahari benshi cyane bazabona n'undi umubebe atazagusaza man ari umwe
bimeze bite wamahita akaduze se mani nanjye nkikorera ko wamukiriye yaranzaniye amaduka sipana ntabwo wari wayishyize mwana uzi ko iyo sipana ya gatatu ngo waye mwana yego ariko mani nabuze ahantu nayishyize kandi urumva umukiriya ahita angwira ariko kandi niwe niringiye mani ntabwo yawe ntabwo ngukunda mani wagiye uniza utagombye kwikokora mwana aka kantu kamwe konyine niko gatuma niyo y'imodoka ndi gukoresha amatara ubwo se mani umva hari akantu rero naziho mani ndagira ngo uhite ubinaza ushaka benshi hari imodoka namuhamagaye ntabwo ari gufata telefone imodoka yaragiye ku isiya ariko ntagatinze bamushaka byutse gusa atari kumfata kuri telefone nyine wabona ariyo mpamvu kubera ko imodoka bakora agiye ku isiya nyine namuhamagaye nk'inshuro 30 kuva ejo ntabwo ari kumfata ese birashoboka ko atagufataho ntabwo nzi ikintu cyangwa ararwaye urumva aho kuba ari mu nzira aza kumuvugisha ambwira ko agiye kuza ariko araje mutegerezeho gato yarabahageze ese ndabamutegereje cyangwa ni ikindi uraba umutegereje ntagatinze ntabwo ari butinde umwana wari umeze neza ariko rero nyine urihangana umutegerezeho gatoya ni akamodoka n'undi agiye kwese ntagatinda kabisa gusa nyine natwe tuba turi mu kazi hano ni ibisazi ariko nyine agiye kuza mu kanya atarabagiye amutegerezeho gatoya ese ko watwanze nanjye nabaye gusa kubera akazi kenshi ahubwo se sindeba aje urabona aje waraje Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. mu by'ukuri ko nakubujije kuza kongera mu igaraje kubera icyo wabirenzeho ko ese ko naguhamagara ukanga kuyifata kugira ngo bigenze erega ahantu haba hari akavuyo inshuro 30 kuva ejo ndaguhamagara ntabwo ushaka kumfata wagira ngo si nyine birumvikana pe ariko se kutereba urusaku ruba ruri hano akavuyo njye ntabwo mbacakuze mu igaraje sibyo ako bibiswana niho twamenyaniye so ndabyumva ndabyemera ariko ntabwo mbacaka ni ukuri ndakubaha ntabwo ubundi se kuki utamfata kuri telefone inshuro ejo byarinda guhamagara buri kanya biri nyuma y'iminota 5 ntabwo mfata wayi baby hari igihe mba ndi mu kazi sibyo reba nk'uru rusaku hari igihe njya kubibona nkabona yavuyeho sibyo ntabwo byaba ari ikibazo kuvejo wahita kumbesha kuvejo kandi noneho ikindi impamvu rero inabitera cyane nikubwira papa wawe yarambwiye ntabwo ashaka ntongere kuvugana nawe papa wanjye si ibya papa bihuriye n'uko dukundana njye nawe urukundo dukundana ko rurenze papa nde ngenda gufura ibi ndi kuvuga ngo papa ngo yakubujije ibyo se nyine akubuje se nkande niwe mukundana yarambujije none warabyemeye ibyo yakubwiye ntabwo ukinshaka warabyemeye ibyo yakubwiye oya ntabwo bivuze yuko nagushaka sibyo ndagukunda nanjye urabizi uko byagenda kose ibyo twanyuranamo byose ngiye nemeye kuba naba ndi kumwe nawe
ako nyine bitewe n'amagambo papa wawe yambwiye ngiye niyo ndara nyarota gusa nanjye nkabona yuko bitakunda nyine ko bari kumbwira ngo njye kure yawe ngukunda si ngibyo ibintu ntabwo nzi neza yuko nabyemera. Umva rero indenganya impamvu utari kumaniye wowe impamvu uri kumaniye noneho naguhamagaye inshuro mirongo ingahe ntushobora kumfata n'isi basi ibintu ukabimbwira kubera ko ngubu naretse akazi nje ahangaha n'abaye umusazi nje ndanakubura nsaba ngo udahariye wasanze nagiye kwesa iriya modoka ni iy'umukiriya sibyo ibyo nakubajije ntabwo wabyumvise mbese ikibazo gisubiza ikindi ntabwo mva ibyo nkubaza Gaju nakubajije ngo aho uriya musore ukundana na Iva akorera hari umuntu waba uhazi? Yego ndahazi. Urahazi? Ndahazi. Hari umuntu se waba uhazi bakorana? Arahari ndamuzi umukanishi. Uramufite umuntu basangiye akazi hariya? Ndamuzi cyane rwose. Okay. Ndagira ngo rero dupanga deal imeze iki. Uwo muntu ndamukeneye. Umuntu bakorana. Umuntu bakorana ndamukeneye. Wende ni utamubona uyu munsi. Ariko igihe kiri cyose wamubonera. Ugomba guhituma amakuru. Ukambwira ko mwabonanye. Ukamuvana na contact kugira ngo nzabashe kugira gute kuba navugana nawe. Imisiyo kigoye koko. Yego ariko iyo misiyo mu mayira komeye pe iragoye. Ariko Gaju wajya ureka ibintu by'ubwana. Reka ibintu by'ubwoba ukora ibyo ngusabye gukora. Sibyo? Ikindi kandi uramenye ibi bintu tuvuganye bihere hagati yanjye nawe. Aho komeza inshuti na Ivy bisanzwe si ngombwa komenya ibyo twavuganye twanapanze ngiye nawe. Wanyumvishe? Bigomba guhera hagati yanjye nawe. Ntabwo byoroshye ariko nzagerageza nyine. Sawa rero. Sanga yagiye nzaba tuzakugana. Uretse gato yawe wicaye. Iyi gahunda irihutirwa. Sibyo? Ndashaka kuhura n'uwo muntu hari ibyo nshaka ko tuvugana. Ndabikurikirana nubwo bitoroshye ariko ndagerageza. Shyiramo imbaraga. Wenda nakwe ngo ni umunsi niho bitakunda ariko igihe icyo ari cyo cyose umenye ko umukeneye wahituma amakuru. Wanyumvishe? Ndagerageza. Hareka nkore kugenda. Murakoze.